Nshuti bavandimwe, nanone turabashuhuje muri kino gitondo. Turi kuwa kabiri tariki ya 9 Gashyantare umwaka wa 2026. Mana itwongereye amahirwe, nanone turaramye, izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Amen. Muri iki gitondo rero nanone tugeze muri wa mwanya mwiza wo kwiga ijambo ry'Imana twifashishije ibyigisho by'ishuri ryo ku Isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Muri uyu mwaka wa 2023 mu gihembwe cya mbere tugeze rero ku cyigisho cya karindwi. Cyigisho cya karindwi kitubwira ngo ubwene gihugu bw'ijuru. Uko musanzwe mubizi rero ntabwo ndi jyenyine, ni Letitia w'amahoro, ndi kumwe n'umuvandimwe Joshua Ishimwe. Gitondo kiza Joshua. Kuri twese. Kandi tubibutse ko wowe uri gukurikira ibi byigisho ushobora no gushyiraho comment yawe. Ushobora kugira icyo uvuga kuri iyi ngingo. Ushobora kubaza ikibazo, ushobora kunganira hasi muri comment. Mu mwanya wagenewe ibitekerezo. Yego, mu mwanya wagenewe ibitekerezo. Tukazagusubiza, ndetse n'abakurikiye nabo bashobora no kwandika bakagusubiza. Yego, biremewe. Yego. Uyu mwanya rero tugiye kwiga ingingo itubwira ngo muhagarare mushikamye mu mwami. Joshua, dusabira umugisha. Yego. Turagushimiye Nyagasani Yehova Mana idukunda, kubw'ubuntu bwawe, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Amen. Muri iyi ngingo tukwiga uyu munsi, muri uyu munsi mushya n'amahirwe uduhaye, tubwiye ko tugomba guhagarara dushikamye. Kutubwira iryo jambo nuko turi mu bihe bitoroshye. Ariko dusezeranya Mwuka Wera n'imbaraga izadufasha kugira ngo tube turi abantu badasanzwe muri iki gihe kidasanzwe. Twumvishe iyo nyito kandi uduhe kuyigenderamo, utuyobore kubw'ijambo ryawe, ibyo ukunda n'ibyo ushaka ubiduhere ubuntu, mu izina ry'umwana wawe ukunda Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Amen. Iyi ngingo rero iratangirwa n'ikibazo. Yego. Batubwiye ngo dusome mu Bafilipi 3 umurongo wa 20 kugera ku wa 21. Reka uyu murongo tuwurebe kugira ngo twinjire mu cyigisho neza kandi dusubize na kiriya kibazo. Bafilipi 3. Bafilipi 3 umurongo wa 20 n'uwa 21. Baratubwira ngo ni mu buhe buryo Pawulo asobanura cyane icyo ubwene gihugu bw'umukristo ari cyo. 3 umurongo wa 20 kugera 21 yaravuze ngo naho twebweho iwacu ni mu ijuru. Niho dutegereje umukiza ko azava, ari we mwami Yesu Kristo. Uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe, kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Naho twebweho. Yaravuye ku murongo wa 19 yerekana amaherezo y'ababanzi b'umusaraba wa Kristo. Abatari abanzi b'umusaraba rero, abakunzi b'umusaraba, abana b'Imana, twebweho iwacu ni mu ijuru. None ngo ni mu buhe buryo Pawulo asobanura cyane icyo ubwene gihugu bw'umukristo ari cyo. Ubwene gihugu bw'umukristo iwabo ni mu ijuru. Ariko kuba ari mu ijuru ye ni byiza, ariko noneho umukiza niho azava. Yesu Kristo. Yesu azava mu ijuru, aje gutwara abafite ubwene gihugu bwo mu ijuru. Ntazabatwara gusa, ahubwo ngo umubiri upfa azawuhindura, awushushanya n'ubwiza bwe. Iyi ni imbaraga itsika ikomeye cyane Pawulo, none akoresha ijambo ngo naho twebweho. Urumva ko hari abandi batari bo. Iwacu ni mu ijuru. Ndetse agaragaza yuko nubwo ubwo twaba tubabazwa cyangwa hari ibindi bibazo, dufite ibyiringiro bidasaza ko aho byose bizasubizwa. Ni nk'agatebo kazaba gapfukiyemo byose dukeneye. Mu buryo buhabanye n'iby'abanzi b'umusaraba, ba bandi bahoza umutima ku by'isi kandi bakaba nta mana bafite iruta inda zabo. Abonye ku murongo wa 19 w'igice cya 3. Yego. Ubwene gihugu bw'abakristo buri mu ijuru. Amen. Kandi umwami wacu ni Yesu Kristo ubwe. Amen. Kugira ngo ashimangire iyi ngingo, Pawulo yerekana neza ko iyi mibiri yo gucishwa bugufi kwacu irwara, isaza kandi igapfa, ikeneye kumera nk'umubiri wa Kristo wazuwe kandi ugahabwa ubwiza. Amen. Imibiri yo gucishwa bugufi kwacu
hari igihe urwara abantu bakajya bakubwira ngo ariko ko tuzi ko wirinda tuzi ko uri umudive ibyo birwara yego imibiri yacu icishwa bugufi irarwara n'ingaruka z'icyaha ariko noneho hari umunsi izamera nk'umubiri wa Kristo. amena umubiri wa Kristo wazuwe kandi ugahabwa ubwiza. ako niko gaciro k'ubwenegihugu bwacu. yego kuba warwarira mu gihugu kitari ikiwanyu si igitangaza. kuba wagira ibyaho urya bikakugora si igitangaza. ariko hari umunsi umubiri wacu uzashushanywa n'uwa Kristo ubwo tuzaba twageze iwacu. amina. hari n'ibindi byigisho bitwereka aha. hari icyigisho ndumva ari nawe wakigishije cyavugaga ngo hari umugisha utifuzwa. yego cyagaragazaga uburyo hari igihe duhura n'ibibazo bikadutsika tukumva ko ahari wa mugani n'Imana iri kuturebana yaturebye iciye ku ruhande. yego nyine bikadusumba bikatubera nk'umuraba utuma tutanareba hakurya na ya mbaraga yadukura muri ya mazi. turakomeza. hano batubwiye baduhaye imirongo dusoma ngo ni mu buhe buryo imirongo ikurikira isobanura uko ikintu cyahawe ubwiza kiba kimeze. ni mu buhe buryo imirongo ikurikira isobanura uko ikintu cyahawe ubwiza kiba kimeze. turareba muri Yobu 19 umurongo wa 25 kugera 27. amagambo ahari turebe icyo Yobu yavuze. Yobu 19 ubwo yari ari mu ngorane, umugore yaramutaye, abana barapfuye barashize, nta tungo nta n'inshuti zije kumusura nazo ziza zimuhuhura. nabuze ijambo ngoresha. 19 umurongo wa 25 kugera 27 yaravuze ngo ariko jye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho. amena. kandi ko amaherezo azahagarara mu isi. kandi uruhu rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri. amena. wa mubiri wari uriho umubabaza ati nzareba Imana mfite umubiri atari uyu. nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi. nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. ariko uratekereza iyo mbaraga. mbega ibyiringiro by'abizera birakomeye. ngo uruhu rwanjye ikintu cyahawe ubwiza kiba kimeze. reka nkubwire n'ubwo we yari ari kubabara ubwiza yari yarabuhawe kera. uruhu rwanjye nirumara kubura. yari yaramaze kubona ubwenegihugu ku buryo kubabarira aho ngaho yarari ntacyo byari bimubwiye. hari kimwe mu bintu bigorana kuri iyi si biri no mu bidutenguha. buriya ni nacyo hari dukorera iminsi yacu yose. ni ukubona izi mpu zacu, ni ukubona umubiri wacu usa nk'uri muri zone y'umunezero, nyine uguwe neza. yego burya ni nibyo wifuriza abazagukomokaho, ni nabyo uba ukorera nawe. none ariko uyu mugabo yamaze kurenga uru rukuta. ibyo yaruhiye byose byari byamushizeho kandi arakomeza yiringira Imana. ariko urumva none icyizere afite. somere Luka 24 Luka 39. Luka 24:39. Luka 24:39. nimurebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye mumenye ko ari njye ubwanjye, ndetse nimunkoreho murebe kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufwa nk'ibyo mundebana. uwo ni Yesu amaze kuzuka yiyereka intumwa ze. bamubonye barihinda bati uyu ni umuzimu, Yesu yarapfuye. arabwira ati hoya nawe ndi umuzimu, ngaho nimunkoreho murebe. nimurebe dore ibiganza byanjye, dore handi banteye imisumari. nimunkoreho murebe, dore no mu rubavu. nimukore no ku mubiri wanjye. umuzimu nta mubiri agira, njye mfite umubiri. reka nsome mu Bakolosayi 3:4 ubu dushakira mu rwa mbere rw'Abakorinto 15:42 kugera 44. Abakolosayi 3:4. Pawulo yandikiye Abakolosayi aravuga ngo
kandi ubwo Kristo ari we bugingo bwacu azerekanwa. yego namwe muzahera ko mwerekananwe nawe muri mu bwiza. Amina. Ariko urumva n'ibyiringiro bitsika biri mu bitekerezo by'umuntu ku buryo bimufasha no kurenga uyu muntu yamaze guhabwa ubwenegihugu, igihugu cye ntabwo agishidikanyaho kandi afitiye icyizere nyir'igihugu. Mena. Okay, reka duhite turebera hamwe no mu Rwambere rw'Abakorino igice cya 15 umurongo wa 42. Umurongo wa 42 42 kugeza 44. No kuzuka kw'abapfuye niko kuri. Umubiri ubibwa ari wo kubora uzazurwa, ari wo utazabora. Ari uwo kutazabora. Ubibwa ufite igisuzuguriro uzazurwa ufite ubwiza. Amena. Ubibwa utagira intege uzazurwa ufite imbaraga. Amena. Ubibwa ari umubiri wa kavukire ukazazurwa ari umubiri w'umwuka. Niba hariho umubiri wa kavukire, hariho n'umubiri w'umwuka. Komeza ku murongo wa 50. Ku murongo wa 50 baravuga ngo nuko bene data, icyo mvuga ni iki, yuko abafite umubiri n'amaraso bisa. Abafite umubiri byonyine bisa. Okay. Abafite umubiri n'amaraso bisa batazabasha kuragwa ubwami bw'Imana, kandi ibibora bitabasha kuragwa ibitabora. Komeza. 51 baravuga ngo dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya. Ubwo impanda y'imperuka izavuga, impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe ubutazongera kubora, natwe duhindurwe, kuko uyu mubiri ubora ukwiye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo hazasohora rya jambo ryanditswe ngo urupfu rumizwe no kunesha. Amena. Umwanditsi w'icyigisho yatubwiye ngo ku iherezo binyuze muri Yesu urupfu ari rwo mwanzi uheruka. Yego. Umwanditsi w'icyigisho yatubwiye ngo ku iherezo binyuze muri Yesu urupfu ari rwo mwanzi uheruka ruzarimburwa. Urupfu ruzarimburwa, Joshua. Yego, amina. Kandi ibi nibyo byiringiro byacu bikomeye kurusha ibindi byose, isezerano ridakuka twaherewe muri Yesu. Kandi si iherezo ry'urupfu gusa, ahubwo umubiri wose uzahindurwa mushya, ndetse uzaba ari umubiri wahawe ubwiza. Amina. Kimwe mu bintu bijya bimpoza iyo ndi kuririra umuntu wapfuye, ni uko mvuga ngo mana, basi hari ibyiringiro by'umuzuko. Amena. Mu gitabo kivuga iby'ukuntu wabona agakiza utagombye gukenera Imana nubwo ari ubupfu, kivuga ko gutsinda ubwoba bwo gupfa ari agakiza. Yego. Muri make aya magambo bavuze, gutsinda ubwoba bwo gupfa ni agakiza. Ariko nibura babisobanuye nabi, bavuga ngo ni ugutsinda, ngo ni ukubona agakiza utagombye gukenera Imana. Birashoboka se? Ubundi si ako gakiza ko waba wagakuye? Hari muri ibi bitabo wenda tugiyemo nabyo, gusa ikintu bashaka kutwereka ni uko batwereka ko buriya urupfu navuga ngo nicyo kintu cyagoye isi na mwene muntu kugisobanura kurusha ibindi bintu byose biri ku meza. Ngo umwanditsi rero w'icyo gitabo witwa Rick Ferry yemera rwose ko ubukristo butadushoboza gusa gutsinda ubwoba bwo gupfa,
ahubwo ko bunadushoboza gutsinda urupfu rwabwo. Amena. Ubukristo ntabwo budushoboza gutsinda ubwoba bwo gupfa gusa, ahubwo bunadushoboza gutsinda urupfu ubwarwo. Amen. Kandi mu kugenza gutyo, mu bijyanye n'icyo umuntu ari cyo, mu cyimbo cyo kuba umuntu utazwi cyangwa utagaragarira amaso, bisa naho ariyo ngeri rukumbi itanga gutsinda nyakuri kudakuka k'umuntu anesheje iyi mibereho yacu y'abantu bapfa. Iki ni igihamya gikomoka ku muntu utemera Imana. Aya magambo yavuze atemera Imana, atemera n'ubukristo, ariko aravuga ati ko biri kose ubukristo butuma abantu badatinya urupfu, batinye no gupfa. Nkunze noneho kunavuze ngo ntabwo budufasha kumva ko twe tugomba gutsinda urupfu gusa, ahubwo bunadufasha gutsinda urupfu ubwarwo. Urumva wowe ubwawe ntidutsinda ubwoba bwo gupfa gusa, ahubwo dutsinda n'urupfu narwo urarusanga bwa Kristo. Ni irya jambo warubanje kuvuga ngo iyo ugeze aho bari gushyingura cyangwa ahantu hari umuntu wasinziriye, ibyiringiro rukumbi byibura bikuza mu mutwe bikaguha icyizere bikanaguhumuriza, nuko wizeye niba koko yizeye ko uwo muntu azongera kugira ubuzima. Birumvikana uzi yuko nawe uretse wowe ubwawe n'uwo muntu afite icyamutsindira. Urumva rero urupfu byibura nicyo kintu byibura abakristo ari kumva uyu mugabo yatanzeho ubuhamya. Irindi jambo nkunda mu magambo y'ibyanditswe byera nuko tubwirwa ngo urupfu ni urwo mwanzi uheruka abandi uzakurwaho. Yaba atazakurwaho byari kuba ari ikindi, ariko nawe azapfa. Urupfu nawe azapfa. Amen. Umuhanzi umwe yararirimbye aravuga ngo ruragapfa rupfakaye, ngo ruragapfa rupfakare, ngo rusabiye igihano cyo gupfa. Komeza. Ngo bityo rero kuri Pawulo aya magambo yumve ngo ubwene gihugu bwacu bwo mu ijuru bukubiyemo isezerano ryo kuzuka n'ubugingo buhoraho mu mibereho mishya yose dushobora gutekereza muri iki gihe. Amina. Ubwene gihugu bwacu, nationalite yacu yo mu ijuru, ikubiyemo isezerano ryo kuzuka n'ubugingo buhoraho mu mibereho mishya yose. Ibintu byiza byose ushobora gutekereza uyu munsi, ariko nyine ijambo ry'Imana ratubwira ngo iby'ijisho ritigeze kubona, iby'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze byinjira mu ntekerezo zawe, ibyo ngibyo nibyo bikiwe muri cya gihugu cyo mu ijuru iwacu. Amina. Muri iki gitondo rero umva ikibazo hano ngo mbese ni ukubera iki isezerano ry'ubugingo buhoraho ari ingenzi cyane mu byo twizera byose, ahubwo se ritarimo twaba twizeye iki? Ntacyo. Ntacyo. Ni iki iyi si ishobora gutanga cyatuma duhomba ibyo Kristo aduha? Nta na kimwe. Yego se. Nta na kimwe. Iki se? Kandi twabonye ko inabigusezeranira arangiza ikagutenguha. N'inyandiko zashyizweho n'abami babandi uba uri kuvuga uti ntiyantenguha. Ugasanga rimwe ziravugurujwe. Ikirere kikwereka ko izuba riri buve mu kanya imvura ikaguhonda. Ubwo rero ibiri ku isi byose bimeze nka cya kirere gihinduka kuko si twe tukigenga. Yego. Ubwo rero n'ubuzima ushobora kwishima uyu munsi, ejo ukababara. ukababara. Ariko twebweho iwacu ni he? Ni mu ijuru. Yo batigewe nzi ko uyu mubiri numara kubora nzambika undi, umucunguzi wanjye azahagarara mu isi nzamubona. Ibyo bibi byiringiro nkunda amagambo y'abizera ko bayashinga hagati, ntago babibwiwe, ntabwo bashidikanya, ntabwo bashakisha. Umwami wabo baramwizeye. Amena. Amena. Cyamage nawe tukamwizera. Amena. Iyi ngingo yavugaga ngo muhagarare mushikamye mu mwami. Ubwo kabone nubwo dufite cya kibazo gikomeye cyane bikunze kuba ku bantu, ugasanga umuntu afite nk'indwara cyangwa ibibazo byabaye karande, buriya tubyemere, hari ibintu bigeraho bikaba ibihekane pe kuri wowe, hakaba na mwene muntu byagorana pe ko hari umuntu wagufasha. Natwe twabaye mu cyaro rero, hari icyatsi bita rwiziringa, ugasanga ibibazo byakubayeho rwiziringa neza rero, byagucakiye koko nta hantu wabihungira. Ariko mu kwizera gushikamye gukomeye nk'uko aba bantu, ugomba kuvuga uti ngewe nzi ko uyu mubiri wanjye numara kubora cyangwa ibi byose binyizirinzeho,
nubwo byakomeza kugira kumfata, ariko nizeye ko umwami wanjye azampa ubundi buzima, kandi nzaba noneho ntari wa wundi nanjye binyishyiraho, nzaba mfite ubushobozi bwo kuba ndi mu munezero wa data. Amen. Abantu bakurikiye iyi ngingo rero batuye indirimbo ya 39 ivuga ngo iki? Nkomeze njye niringira amaraso y'umukiza. Refrain ndayikunda cyane, iravuga ngo nikomeze ku rutare naho ahandi ni umusenyi. Amina. Kristo niwe rutare rwacu dukwiye kwikomezaho. Amina. Nk'abafite ubwenegihugu bwo mu ijuru. Amina. Iyo ndirimbo kera ndi muto ntago nayumvaga neza, hari abantu bavuga ngo umwijima numpumisha. Hari abantu bajyaga baririmba ngo umwijima n'umubisha. Yawe ubundi baravuga ngo umwijima numpumisha cyangwa numumpisha. Ese ni numpumisha. Iyi nyine nuza ukamfuka mu maso. Ngo niringiye imbabazi ze. Ngo niyo harya nababaye mu makuba no mu byago ntagira ubwo nzibukira. Harimo ikinyarwanda gikomeye ariko kiryoshye cyane. Ntagira ubwo mbonezwa n'amaraso ye amakumukurikira. Niyo nababaye rwose aramfasha ngakomera. Amena. Noneho igice cya nyuma rero naza kwijwi ryikondera azasanga mwiteguye. Yego. Nambaye gukiranuka nta nenge nzaba ngifite. Yo, amena. Mani tugire neza muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Dusoreshe n'isengesho. Mwami wacu, Mana yacu, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amena. Tubwiwe ngo duhagarare tugushikamyeho. Ntabwo ibirenge byacu byahagarara ngo bikomere, reka da. Twikomeje kuri wowe. Amena. Kugira ngo dushoboze gushikama. Ibitugora, ibiduhumisha amaso ntitubashe kureba ubwiza bwawe ni byinshi. Ariko twiringiye ko uhari. No mu mwijima handi tutabasha kureba urahari. Amena. Uri iruhande rwacu. Duhe kubyiringira. Tugendane nawe no mu bihe bigoye, kugeza ubwo ku iherezo tuzatama ubwami bwo mu ijuru aho waduteguriye. Mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Murakoze cyane rero mwe twabanye, mukomeze kugira umunsi mwiza kandi muhahe muronke. Amen.